Kadukomeze tubifuriza ibihe byiza mwebwe mwese mwahisemo gukomeza kudukurikira gatanu kuri gatanu mu bikorwa byacu binyuranye tugenda tubagezaho umunsi ku munsi tubabwira duti amahoro y'Imana abane namwe kandi Uwiteka akomeze abishimire mu mirimo yanyu ya buri munsi yeze imirimo y'amaboko yanyu nk'ibisanzwe rero. Iyi ngiyi ni The Public Sport, ni The Public Sport. Icyo usabwa mbere na mbere ukimara kuhagera ni ukubanza ugakora subscribe, ugakanda share, ugakanda like, hanyuma tugakomeza kugenda tubana neza cyane mu biganiro byiza bigiye bitandukanye tugenda tukugezaho umunsi ku munsi. Ikipe ya Rayon Sport rero ikomeje imyiteguro ku munsi w'ejo. Barimo bakora imyitozo ijyanye no kongera ingufu. Umutoza ya Bongale Betsa yari ameze neza cyane agenda ahereza abasore imyitozo igiye itandukanye, ubona ko yiganjemo iyongera imbaraga, ubona ko kwitegura ikipe ya APR mu gikombe cy'amahoro kizaba ku cyumweru birakomeje. Ikipe ya Rayon Sport iriteguye imeze neza cyane, ariko nk'ibisanzwe umutoza Rwaka Claude yamaze kuba yakonfirima ko uwitwa Ndikuriyo Patient ariwe muzamu agomba kuzajya yifashisha ibihe byose, nyuma yo kubona ibyo uwitwa Kadime Ndiaye yakoreye ikipe agatuma igarikwa ubwo bari bagiye gukina na Marine Football Club mu karere ka Rubavu. Ahitamo rero kujya akoresha uwitwa Ndikuriyo Patient, hanyuma uwitwa Kadime Ndiaye kabisa gukandagira mu kibuga cyangwa se gusubira mu izamu ry'ikipe ya Rayon Sport. Byo ni inzozi kuko yaba ubuyobozi bw'ikipe ya Rayon Sport yaba staff technique bose bamaze kurakara kabisa. Umutoza wari usanzwe atoza abazamu bamaze nawe kuba bamuhagarika kubera kuba yikinga inyuma y'abakinnyi bagafata ibintu byitwa injawuro, bigatuma ikipe ya Rayon Sport isubira inyuma iri kubana ry'inota rimwe muri shampiyona. Ntabwo ryagombaga kubaho kuko ikipe ya Rayon Sport yari yamaze gushyiramo ikinyuranyo kigera ku manota 4, ariko biza kurangira bamwe mu bakinnyi ndetse n'umutoza w'abazamu bakora amakosa akomeye cyane yo gufata injyawuro, bituma ikipe ya Rayon Sport yongera kwisanga iri kwikubana n'ikipe ya APR nyamukandagira mu kibuga cy'Ikasimitutu. Ni Peace Cup rero, ni Peace Cup, ni ku cyumweru. Ikipe ya Rayon Sport nibwo izabicakiranye n'ikipe ya APR, zizaba zigeze kuri finali kuko ikipe ya APR yatsinze ikipe ya Police igitego kimwe, hanyuma n'ikipe ya Rayon Sport itsinda ikipe ya Mukura igitego kimwe. Ibyo bitego rero byabahesheje kujya kuri finali y'igikombe cy'amahoro. Ni ukuvuga ngo ikipe ya APR igiye kuba icakirana n'ikipe ya Rayon Sport. Ni umukino uzaba ukomeye cyane, abanyarwanda musabwa kwitabira muri benshi kuko aya ma ekipe niho agiye gusuzumanira kabisa, hazaba haca uwambaye. Umutoza Rwaka Claude akaba yatangiye rero gukoresha imyitozo yitegura uyu mukino, imyitozo ikomeye cyane. Abasaza nabo bamaze guhaguruka baritabira imyitozo ya buri munsi, bakora buri kimwe cyose gishoboka cyatuma ikipe ya Rayon Sport ibona igikombe cy'amahoro. Ni urucabana rero, icyo usabwa ni uko waramaze gukora subscribe kugira ngo ujye ukomeza kugenda ubana n'ibihe n'ibiganiro byacu bigiye bitandukanye igihe cyose, yaba ku kibuga live ndetse n'ibindi byose bigiye bitandukanye gatanu kuri gatanu. Ni uko waramaze gukora subscribe, ugakanda share, ugakanda like, ubundi tukajya tubana neza cyane.